twongeye kubaramutsa. Iyi ngiyi ni Papa Sava twizihiza episode 1000, hanyuma dushaka no kugera kuri subscribe miliyoni. Okay, natinze umva ntago ndi bukuvune. Banzu dukubita kapera ko ndirimbo yawe ndakuvuga nyuma. Dukubita kapera dutangiye umvuna dukubita kapera uragera nangu rwamenya hanze ngira indirimbo buri mwaka nkora karirimbo aho ntajya kugasora nkasanga Bruce Melody asohoye indirimbo nasohoye indirimbo no ukagumye sora kandi kahise ihoriro de mani hari abantu ufite hano hanze bakurwanya bita K-Point n'undi witwa Musa. Uramuzi witwa Kiroso Yimpa ujye uzamuka mu kintu cy'inuza. Uramuzi ava mu mwobo avuga ngo abantu nkatwe ngo tuba dufite ubwenge ngo ufite indirimbo ngo usohora ngo ni bari kuri buri bunane ni bari kuri buri bunoheri dukubita kapera nyuma. oya nta miyaga dukubita kapera nyuma. Kera najya mbibasha ako karimo najya nkarimba kuri Saint Valentin. Ni Saint Valentin. Okay, Saint Valentin vraiment. Okay, abantu mwese mudukurikiye aravuze ati nako kuri Saint Valentin mube hafi ni hagira ahantu namwe mujya ndaje noneho. Baya kapera aruko ngukunda bidafitwe n'abandi, umutima wawe uterera mu wanjye, urugingo rwanjye narazibagiye. aruko ngukunda bidafitwe n'abandi, ariko hari igihe umuntu swingeze mufata oya subiramo ako kantu. Umutima wanjye uterera mu wawe kuko turumwe mutima kuko turumwe mutima. Okay, aruko ngukunda bidafitwe n'abandi kuko uruwanjye ngufite. Okay, mutima. Voilà, turi kumwe rero na Are muri Papa Sava. Are muri Papa Sava. Mwamwumvise nubona umusore atararenza imyaka 30 bakobwa mujye mubaza ibibazo mufite ikihe kibazo. Are muri Papa Sava ubundi ninde twamubwira abantu nkaho Are arinde wande wahe wize wizibiki ukora ibiki ubwo n'ubuzima ni CV. Ya Alain ni amazina yanjye ubundi nyakuri n'ubundi nubwo ari Alain naryo ririmo ni Alain Gilbert Umuhire. Alain Gilbert Umuhire. Nkomoka ahantu hitwa Ngororero, akaba ari naho nize mu primaire na secondaire, muri superieur ho nahize Musanze muri TB Ruhengeri. Tronkomenyiga uretse Ngororero hafi y'ikibuga ku gasantere hariya cyangwa wagiye ahantu bita Isovu. Haba intama zifite ubwoya bwinshi cyane. Ahubwo ahantu hitwa Imatyazo hamwe bajya bavuga ngo haba igiti umwami yaza ngo hari Imatyazo umwami aza gutyariza babyitaga, ariko ndumva ari gutyo hitwa Imatyazo. Ntumvuka ariko urumva nakuriye Ngororero hariya. Waravukiye Imatyazo hanyuma uza gukurira Isite. Wiga primaire wiga tronkome hanyuma superieur uza i Musanze. Kuri tronkome nize ahantu hitwa Imuhororo. Kuri Imuhororo hanyuma superieur nzi Musanze. I Musanze muri TB Ruhengeri. Okay. Cyaba Baptiste. Turacyakomeje. Ubusanzwe ndi ingaragu naye nibagiye kubishyira mu ndi ingaragu ahubwo abantu bafite yerekwa baze kuri tambutse inyuma mu comment. Ni ingaragu. Ndi ingaragu yaburiwe ishakisha cyangwa ishakishwa. Ariko no minsi ibintu bigira usanga ari impangu, usanga rimwe waburiwe rimwe. Are ntuze kuzana ibintu byinshi hano uri kumwe noneho nkubwiza ukuri na Papa Sava ariko bahinduriye izina kubera iyi interview. Rero arereka nkubwiza ukuri mon cher ami Gilbert. No ku kazina niko ka. Hano witonde inshuti yanjye uze kwitonda.
hano ubu wicaranye na papa Sava muri Subiza. Ariko abantu bitwa Sumana uramuzi? Asumane ndamuzi. Uramuzi? Uwitwa Kashikashi uramuzi? Ndamuzi. Bambwiye bati tuguhinduriye izina. Ubu uri papa Sava Maneko. Iwano bana binetse. Uravuze uti uri single total. Nta saci na searching, nta mukobwa muziranye. Gari gihe bigira umuntu akakora bimwe byungu bavuga umuntu akitama akantu igihe gito. Kwitama akantu. Inshuti bavandimwe mukurikiye papa Sava, icyo twabamenyesha nuko icyambere mugomba kumenya yuko casting zo mu gihe kizaza tuzazikorera kuri papa Sava, hanyuma aho ngaho tuzakubwira igihe bizabera, ukajya wohereza ibisabwa niba uri muri performing art, hanyuma ugafata ka video watwandikira naho tuzakubwira, hanyuma ukazaza ugahura n'abantu batandukanye bakakubaza, bakaguchallenginga, challenge and meet muri music, muri poesy, muri byose bakaguchallenginga. Ari akantu waruvuze tumuntu agera akitamo akantu, ntabwo ari njye ubaza, uraza kunyorohera. Okay, ibyo utangira kubaza se cyangwa ndakivuga? Mwakomeza mukivuga. Kuno ibyo bintu bise ku gitekerezo cy'ikibazo, ari ikibazo kirimo. Komeza wibwira abanyarwanda, urumva wari ugeze mu Ruhengeri. Yego, nayigeze mu Ruhengeri, niho nasoje amashuri yisumbuye mu bijyanye n'iki? Bijyanye na computer and electronics. Computer and electronics. Nyuma yaho rero ibyo byose mbivamo nzi Kigali gukora film. Undi umwacteur nkama no mu producer cyangwa wita line producer. Ubu nkora muri Zacu Entertainment, nkaba n'umukinnyi muri Papa Sava ari wale, no mu muturanyi ari yitwa turagera. Tara akantu ushaka kugira ngo tukataza kunshika. Avuga uti bien sûr wize tronc commun, nibwo buriya tuba turi mu kigero bavuga cy'aba teenagers, ubwo no kuvuga ngo ku bahungu ni umuntu abashyushye. Shyushye wiroteraho wisohoreraho. Ntabwo ari ibintu bitangaje nitubivuga. Ni icyiciro abantu baca mu adolescence, ubwivumbure ku babyeyi, wigize umuntu ukaze nk'ufite imyaka 60 70, bakubwira ni wumva ugahekenya imbere ya mama wawe, ugahekenya imbere ya papa wawe. Wari wabona agasekurume iyo mu gitondo badusohoye ngo karinanura gutya. Ariko hari ahantu ibintu uvuze nibyo. Ari ahantu umuntu aba yarananiranye ku buryo umuntu umubyeyi aramutse amenya ibintu umuntu akora ari muri iriya myaka, nta cyizere yagira cy'uko umwana azabaho. Inshuti bavandimwe, ndi kumwe n'indisciplinere Gilbert mu gihe cye cy'ubuto. Mu gihe cy'ubuto abantu twigaye muri tronc commun ho kabisa. Ko kantu buriya nka animateur arabize, ntambara twarwanaga. Tadeyo bitese ni sawa. Amakuru y'umuntu witwa Krista, ntabwo ari njye kubaza, ni Kazimiri. Ruzi Krista ntabwo yashyizeho izina risanzwe, ariko mu buzima bwawe iyo utekereje ukigenzura ukisuzuma ugahita ufata umwanzuro, hari umuntu waba uzi witwa Krista? Akora iki? Mwamenyanye mute? Mwamenyaniye he? Mwaje gukomeza ubuzima? Tubwire Pasiteri na Ndimbati ombo na Hatungi ku buryo bakwitegura kujya gufata irembo. Asa nk'umuntu ukana bayazanye. Oya arakubaza kambera abajije. Wowe hari uzi cyangwa ntawe? Krista se wowe keretse niba hari ba Krista b'abanyamakuru ba Kristel bizako none. Krista ndamuzi. Umunyamakuru. Yigeze akora kuri Connection TV. Yankoresheje ikiganiro ku ishusho. Ku ishusho arahakora ubu. Yigeze abana n'uwitwa Innocente.
ibyanyu bite, mwamenyanye mute, mwakundanye mute, ese tugira ikindi twitega, nta rukundo rwari ruhari, byari iby'abato nka bimwe bya tronkome yo kantu gaburanye nuko navuze ngo ndisinga ariko ngo bicaho uze kwibuka uri kumwe na Papa Sava Maneko. Yego icyo nzi cyo ntabwo ibyo bibazo ari iby'umufana, uzi numva umufana uza ko yitwa Kazimiri. Reka tuzi tujye kuri utaza kugira ngo wenda ni ngewe ubishatse sibyo se hato utavaho. Urumva niba ukora muri Zacu TV, uretse niba ukora muri Zacu TV hari n'igihe wandakarira ukavuga uturiya muntu sinzongere kumubona, kandi igihe ndi gutumikira abantu Muhire Alain Gilbert. Iyi foto siye, iyi foto ni ya Muhire Alain Gilbert. Murayibona kamerama? Okay, reka dushakemo witwa Kazimiri. Kazimiri hashize ibyumweru 6 uzamutubariza amakuru ya Kristo. Ndabeshya? Bwira abantu ko nabeshya ngiye mbaza gusa. Okay, twakomeje amakuru ye. Kristo ameze neza ariko nubwo tudaherukana. Yego ni umunyamakuru akora ku Isibo, abantu bo ku Isibo, Jerome ku ishusho ku Isibo kubera hashize igihe agenda byitiranye. Okay, abantu bo ku ishusho tubaramutse, harimo Batuyisenge, ubwo harimo na ba Krista, Jerome, amakuru ki, Babu nabo bagirayo ikiganiro n'abandi mwese mutandukanye. Okay, hari igikomeza kuri Krista nawe cyangwa byari ibihita gutyo gusa? Ariko hari igihe twakanyujijeho iminsi ishize. Okay. Kazimiri Krista araho arakomeye, arakora nta mpungenge, ntabwo nagukikana ikibazo cyawe cyari iki. Okay. Abantu baba bafite inzika kabisa. Ari uwitwa Nino Firos, ni wa wundi nababwiye uba i Bujumbura. Ati muri iyi minsi ugenda uhinduka cyane ku buryo bugaragara, ukabona ibizigira ntibisanzwe, ukabona igituza, intare y'umugara mu nda ntabwo narebye kuko nta ntare igira inda burya. Uranyorohera, ntabwo ndamenya ibyo wakora muri gym ko hari n'ibigomba kujyana inda bikazana igituza gusa n'amaboko, ariko hari bizana amenyo imbere. Hari n'ibizana amenyo imbere. Okay, ubwo nibyo nterura. Hanyuma muri iyi minsi uri kwihata ibijyanye no guterura icyuma. Oya, nese biriya ni siporo nyine. Umusore akenshi abasore barazikora tu, ntabwo wabura kuzikora kugira ngo ube fit, ariko kubyibuha wowe ni umubiri wanjye uko umeze. Iyo mfite stress ndabyibuha kandi mporana nazo, nererwana nazo. Yakini official ati Alain Gilbert, twibutsa amazina yawe mu muturanyi ukina witwa nde? Umuturanyi nkina nitwa Kazungu mu muturanyi. Ahandi wakinnye nahagana ni muri Seburikoko witwa Nepo muri Seburikoko. Ahandi ni mu Ngamba. Okay. Kuki udakunda kugaragara cyane zaba muri Seburikoko cyangwa muri Papa Sava? Uretse no kuba mvuga ngo nkina filime, hari izindi nshingano z'inyuma ya kamera nshinzwe. Ibi ari byo navuze ntangira ko ndi line producer cyangwa se ni umuntu ushyira ibintu ku murongo kugira ngo filime ibe yakuzitegura. Muri Zacu muri Zacu ni line producer, ariko muri iyi minsi mufitiye ziye projet se muri Zacu? No minsi irahari, harimo Shwadi ndimo kame, ariko turi kubaha ibintu bimeze fresh. Hari n'indi turi kubategura yitwa Kariza wa Karisa, nayo ukinamo ukaba na line producer. Izindi wabereye line producer? Ni nyinshi zo muri na Seburikoko, Stimedi, Ndoto,
Bishop, ishusho ya papa, inyinshi zo muri zacu nyine ni ngibo zihagarariye. Bivuze ngo rero suko tumwima role, suko twamugaye imikinire, abafite izindi nshingano. Ni Line producer ugomba kugera kuri tere akareba ibyo byose akabikemura, na gahunda haguzwe iki hari wiki ibintu byose bitandukanye. Niwe twa Muhire Alain Gilbert Nepo. Okay, ubwo bijyanye n'uwitwa Zawadi ibyishaka wari warabuze nawe nibyo ngibyo. Deneri Hambo, uyu nigeze kumuvuga cyane aramuvuze. Deneri Hambo ntabwo ari mu izina ryitwa Denira, akaba ari wese uri kukuvugaho Deneri Hambo. Ubusanzwe ugirana sano kina Mama Sava. Mama Sava se ubusanzwe Mama Sava twahuriye muri Papa Sava no muri Seburi koko naho ndumva twarakoranye, ariko ni umukinnyi nanjye nka umukinnyi. Ako buri bundi nkubajije Mama Sava ni muntu ki? Mama Sava se ni ikidomange nk'ibindi byose. Ikidomange nk'ibindi byose ubwo ndarenza iki kiraho gihita kiraho ngaho kahise. Mama Sava ngo ni ikidomange nk'ibindi byose kiraho gihita. Hari ikindi wamurenza. Gusa nyine ni umukinnyi mwiza wa filime, ni umwana mwiza nyine azi no kubana n'abantu. Nubwo akina ari mushiki wanjye ariko buriya Abanyarwanda byarahindutse. Kera baravugaga bati 90% cyangwa hejuru yaho ni abahinzi borozi. Nibiye bihinguzi bihingwa mu Rwanda. Ibihingwa mu bihingwa hari ibyo twita ngengabukungu. Ni ukuvuga ibyo bohereza hanze bikazana amadovize. Nibiye si ikawa sirimo. Hari ikawa, icyayi, hari icyayi. Ngiye kuvuga urutoki kubera karwa. Akagwa iwanyu muvuga karwa, akagwa ubwo nyine ntabwo turi mu bitinde ko tubizi ko yo ntabwo ari kwabyisha ahubwo ni imvugo y'ahantu, ariko n'urwagwa akagwa. Icyo kibazo mbaje ubundi nkiruka ni muri geography ni mu biki hari ibindi bavuga ni ibireti hari. Ubu ngubu rero dusigaye twemporta ibintu byinshi ariko ntacyo reka ako buriya kumubaza aryo wambaje ibihingwa ndaza kukikubaza nitugera handi hano. Hari ikawa, hari icyayi, hari ipamba, ako n'urumogi. N'urumogi barasaruye se. Nisimero kabari kuruhinga ruriya ruzajya runyobwa n'abanyarwanda gusa. Ni ukurunywa cyangwa ni ukurukoramo imiti? Ntago mbi. Umuntu azakoramo umutatanywa yewe. Urumogi iteka ryarushyizeho rivuga ko ari urwo gukoresha mu buvuzi. Aya makuru ntago nayamenye, ariko nanone umuntu avuga ati nyine ntago nayamenye gusa nuko nabonye ko urumogi baruhinga. Ntibaza se uzajya unyobwa n'abanyarwanda gusa, ubwo nahise numva ko ari imari. Byari ukumva ko ari imari cyangwa no kurutindaho ukaruvugira. Oya neze ubundi ndabura kuruvugira na leta iruhinga. Hanyuma ibyo byari nibura ibihingwa ngengabukungu. Dukorera icyo bita exportation bikajya kuzana amadovize. Hari n'ibindi ngandurarugo noneho. Ngandurarugo. Ibihingwa ngandurarugo biribwa mu rugo bajyana mu masoko yo mu Rwanda umunsi ku munsi. Uzimo rwa rutoki wavuze. Ibindi urutoki, ibirayi, ibishyimbo, imiteja, iminyeganyege, amashaza, ibijumba, imyumbati, amasaka, ibigori. Ariko twibutsa abantu ko noneho ubu ngubu bigoye kugira ngo umenye ngengabukungu na ngandurarugo
kuko noneho n'imiteja ijya hanze, urusenda rukajya hanze, ibirayi bikajya hanze, urumva noneho byarivanze. Ibireti ariko buriya rero ubundi njya numva buriya bagakwiye nko kugendera ku cyo umuntu akunda. nyine mvuze ibireti kubera ko biboneka ahantu hakonja nka iwanyu hariya. Bivamo iki? Imiti yica udukoko. Okay. Hari ibijyanye n'ubworozi. Ni ayahe matungo uzi mu Rwanda bakunda korora muri iki gihe? Turebe ya mbere urengeye nakubwiye ndajya nkubwira ibintu bigira. Buriya mbona inka yo irenze no kuba ari itungo tworora. Oya ndavuga no mu mateka yagize buri inka ni nkaho yigeze kuba nk'amafaranga nyine akaba ariyo bapimiraho cyane. None iza no mu muco akaba ariyo igice kinini bifashe, bitabujije ko hari n'abasabaga basabishije amasuka cyangwa intama, ariko niyo iherwaho mu muhango wo gusaba no gukwa. Ubu waruvuze inka, ibindi amatungo tworora. Ndavuga amatungo tworora. Harya wambajije hari ingano. Oya amatungo yo ntago tujya muri byo babikirasa. Oya y'amatungo na amatungo. Ariko nka buri inka zo wenda zo ni ikintu kihari, ni ikintu kihariye. Ziri mu muco. Ariko umenye ko nazo zibamo amoko abiri tugiye mu muco. Hari izo bita inyambo, hari izo bita inkuko. Inyambo ni inka kera zaturwaga ni inka z'umwihariko. Zagiraga abazorora bakazikenura bakazitaho bakazimenyera imibangurirwe, hanyuma zikagira n'abazita abisi b'amazina yazo, bakamenya ngo bisi ibihogo, bisi amagaju, hanyuma bakajya kuzimurika ibwami. Aho ni mu buvanganzo nyemvugo nyabami. Ariko iyo bazaga mu buvanganzo nyemvugo bwa rubanda, izo zindi bazitaga inkuko zitari z'amahembe. Ntabwo wapfa kubimenya. Tubwira andi matungo ntitutinde ku nka ngo tukugore ngo wasanga tugiye kuvuga ibyerekeranye no kwita, kwisiga, tukavuga indama, tukavuga amahamba, tukavuga ibyakugora. Andi matungo so buri umuntu yakora exporting. Akaburi hari ukuntu hari itungo rigira umwihariko. Akabenzi buri umuntu yaka exporting. Kuki ubanje akabenzi imbere y'ihene cyangwa inkoko n'intama zakoreshwaga ino baragura wenda nuko ariko kunda? Oya ntawe uri kugakunda ariko garanaryoha by the way. Okay. Ndumva Jean Doris asubijwe. Wese umutwarize uwo mubyibuho bitabaye guterura icyuma, ubusanzwe akunda no kurya akabenzi. Karanaryoha by the way. Nese sikaryoha. Umuntu aramfashe. Karanaryoha by the way. Okay. Abaneze. Okay. Na ubundi nta n'ubwoba. None se ubundi ni ntawakangarika. Hari ukuntu karyoha. Erega wivuga ibyo kukanga ntago bigeze avuga ko gakunda cyangwa ukanga. Urakarya. Yes or no? Ndakarya. Arakarya. Wumva karyoshye? Kararyoshye. Niba karyoshye ubwo haragakunda. Yego. Yabaterura ibyuma ati si ngombwa. Oya no. None si ibyuma navuze ko aragerageza ariko akabenzi kararyoha. Patience wihanganye, byishimo sangwa niyo fizo ko tutabakinisha cyane, tubakinisha gake, ibyo byasubijwe. Abafite indi mirimo arimo. Irene Gardeni ibibazo bye ntibyasubijwe ra. Irene Gardeni se niye nama wagira abahungu abagabo
mu kubaka ingo muri iyi minsi bifashisha iyi miti yongera akanyabugabo se bifite ingaruka nziza zirambye cyangwa ziba ari iza hato na hato bikazagira ingaruka mbi? Inama wabagira kame mu wize tronkome mwizemo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere sibyo cyangwa nta gitekerezo? tuvuge ibintu dusubira ibintu buri muntu ajya kwifata nyine agashaka ikintu kimwongerera akanyabugabo ubundi waba ari iki? Niba uri umugabo nyine uba uri umugabo ntabwo ari ngombwa ko urabizi ko iyo miti iriho yari ikwiriyeho ku buryo wajya kuyikenera uri umugabo. Umuntu ujya gushaka ibimwongerera akanyabugabo ubwo nyine ntabwo ubugabo buba bwaracoboye. Niyo nama wabagira? Nyine bitinyuke bamere nka Deni ntaribi bitinyuke bamere nka Deni. Iri ni Deni ngo bitinyuke bamere nk'abo. Ni abakobwa nabaye bakobwa nka bane waramutse muri iki kiganiro. Kuramutsa ariko nawe rero ushaka kunteranya ndamutse neza ubwo mvuze oya aho hantu ugiye kunteranya ko nziranye na benshi ntabwo naramutse umwe bane ni bake. Okay. Ramutse abo ushaka ramutse 8 abakobwa 8 atarimo umugore. Abakobwa 8 atarimo umugore siko abakobwa benshi babaye abagore. Hari umugore n'ufite umugabo abakobwa benshi babaye abagore. Uravuze ngo wabenshi waraba bagize? Apana n'ubushakashatsi mwakoze bugaragaza ko abakobwa benshi basi baramutse babone ko muri kumwe. Kunteranya kabisa. Ese kuguteranya ngiye nk'ubu naramutsa madudu bite byawe nkaramutsa sasa amakuru kirema abo dukorana ngiye ndi kuramutsa bonzi Grace mu rugo bimeze bite amakuru yanyu n'abandi sibyo? Alice amakuru ki wowe wabuze abantu waramutsa ngufashe azubandaramutsa ndendekendera. Inshuti bavandimwe burya biragora guhitamo cyane iyo umuntu mu gutangira avuze ati ndacyari singwa ariko umuntu abaragiye atoraho ni byiza kugira ngo mu by'ukuri nibubaza kandi noneho ukabura maneko ugomba kuvumbura umuntu ntakubeshye. Urumva ko nawe muri abo bakobwa bose Krista amusore Krista ndagusuhuje amusore nawe. Iyi rero yari Papa Sava ntabwo tugiye kugira ngo dutinde ariko ibyo mwanumye mwabyumvise nuko mwasabye kwitwara nabwo mwumvise ko ntigeze mbaryarya. Ndari kumwe na Are Gilbert Muhire Nepo Are musaza wa Mama Sava. Iyo ni Papa Sava nakagaruka tubibutsa ko ibibazo bibazwa kuri social media za Niyitegeka Gracian mukabibaza natwe tukabibabariza mukajya kureba ibisubizo kuri YouTube ya Niyitegeka Gracian. Abatarabikora mukanda subscribe. Yeah man. Poms.